Muraho yemwe, ndakeka ko amakuru y'igihano cyahawe Nyampinga w'u Rwanda mwayamenye. Ni kuri bya byaha yarakurikiranyweho bifite aho bihuriye n'ubusinzi n'imyitwarire idahwitse mu muhanda. Ubanza byo mubizi. Ese mwanyemereye iki kiganiro tukagitangiza ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Dr. Gamaliel Mbonimana kugira ngo dutorere umuti nyawo ikibazo cy'ikoreshwa rikabije ry'inzoga, tugomba kubanza gushyiraho ingamba n'amategeko bishyira imbere ubuvuzi no gufasha ababirimo, bityo bakagaruka mu murongo mwiza ariko badafashwe nk'abanyabyaha. Miss Muheto ari ahantu atakabaye ari. Aya ni amagambo uyu wasomye ibitabo hafi kubimarayo nawe akaza kugororerwa kwitwa dogiteri yanditse nyuma gato y'uko polisi y'u Rwanda itangaje ko imaze iminsi ibitse Miss Muheto muri kasho zayo. Yemwe, niba Dr. Gamaliel Mbonimana twamwumvise neza, buriya ntiyerekezaga ku kuvuga ko akwiriye kurebwa igitera gukora ibyo akora, ahari ahubwo anaganisha ko hakarebwa impamvu Muheto avugwaho ubusinzi cyane. Dr. Gamaliel Mbonimana nizere ko nawe mu mwibuka mu nkuru nk'izi z'ubusinzi. Agatama kamutaye hanze y'inteko da. Wagize ngo ni kana mwandikishije igitabo umuntu ashatse yahuza na yamvugo ngo yikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Ni igitabo yise Imbaraga z'ubushishozi. Reka tumureke. Ahubwo muri aya magambo yavuze mu kanya mwibuke ryarindi ry'ubuvuzi no gufasha abakunda agatama cyane. Mu bushakashatsi nasomye ku rubuga rw'ikigo American Addiction Centers, byemezwa ko hari isano iri hagati yo kunywa inzoga nyinshi no kugira agahinda gakabije. None se ubundi kubera iki tutabanza ngo turaguze umutwe dutabira impamvu zahurirana zigatera Miss wacu kugira agahinda gakabije gashobora kuba ari nako nyirabayazana w'ubusinzi bwamuvuzweho? Iby'ibihano yahawe abantu bafashe nko kumuhimba bazise byo bite byabyo. Amategeko abivugaho iki? Ibivuga ko yakingiwe ikibaba se by'ukuri kwabyo ni ukuhe? Ibyo guhabwa igihano gisubitse ibyo bite byabyo kandi kubera iki? Mwaretse tugahera kuri za mpamvu twatabiriye hirya no hino dukeka ko wenda zaba zarateye uyu mwari kutoroherwa n'abantu hanze ahangaha. Nitwa Brice Nyirihirwe, uri kuri The Trending 250. Ikaze. Impamvu ya mbere buriya Miss Muheto umugereranyije n'abandi ba Miss ni umwe mu ba Miss bato cyangwa b'imyaka mito. Dufashe urugero rw'aba Miss batatu nka Dore Mutesi wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu 2016 yaho ikamba afite imyaka 20. Nawe Muheto akurikira bwa kabiri nawe yabaye Nyampinga afite imyaka 21. Naho Miss Grace Ingabire Muheto yakurikiye we yabaye Nyampinga afite imyaka 25 yose. Abo ngabo bose babashije gusoza manda zabo amahoro. Miss Muheto nk'uko mubizi ni umwe mu bahuye n'ibibazo bitoroshye nk'umwana w'umukobwa ungana nkawe. Urubuga stephaniefay.com ruvuga cyane ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe rwemeza ko hari ihuriro hagati yo kuba mukuru no kumenya uko ukemura ibibazo. Ibi bikuye muri article bashyize hanze kwa 29 z'ukwa gatatu 2023 yitwa Maturity and Problem Solving. Mu gihe rero Muheto yari kunanirwa gukemura ibibazo cyane ko yari mutoya, byose byamugurire biturutse kuri Miss Rwanda, bishoboka ko yari kuyoboka inzira yo kunywa inzoga nk'imwe mu nzira zo kwikemurira cyangwa kwiyibagiza ibyo bibazo by'agahe gato. Impamvu ya kabiri yatuma Muheto yishora mu businzi nayo yahuzwa no kuba yarisanze ku mbuga nkoranyambaga afitweho ijambo na buri wese. Hari abavugaga ko ubwiza bwe, abandi bakamushinja ubugambanyi mu rubanza rwa Prince Kid. Ibingibi byongeraho kandi umubare munini wahise batangira kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuba Miss Rwanda. Ariko nizere ko muribuka bavugaga ko Miss Muheto yabaye Miss atabikwiye ahubwo ari uko yasunitswe na Mutesi Jolly. Ni byinshi cyane byamuvuzweho ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko rwose bitoroheye uyu mwari, ahubwo bikaba binashoboka ko ari imwe mu mpamvu zamusunikira mu businzi no kwitwara uko yitwara. Impamvu ya gatatu twasanze ari ukuba amaranye ikamba igihe kirekire. Ubundi nk'uko twese tubizi kuri Nyampinga ni ibintu bitoroshye kwambara ikamba kuko bijyana n'inshingano no kwitwararika gukomeye nka Nyampinga ureberwaho n'abandi bakobwa bose mu gihugu. Mu buryo busanzwe rwose kubera inshingano ba Nyampinga bagira biragoye kumara umwaka wose muri ayo matwara yo kwitwararika. Nkuko mubizi rero imyaka ibaye 3 Miss Inshuti Divine Muheto yambitswe iryo kamba, bikaba ari ibihuvuze ko bitamworoheye utabubeshye. Ibyo ngibyo nabyo rero bikaba bishobora kumusunikira kugira agahinda gakabije, wenda kanamusunikira kunywa amayoga. Reka noneho turebe icyo amategeko ateganya ku bihano yahawe. Mwese murabizi ko Miss Muheto Divine yahanishijwe igifungo cy'amezi 3 gisubitse mu gihe cy'umwaka ndetse agacibwa n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 190. Ese ubundi bigenda bite kugira ngo habeho igifungo gisubitse?
Mu Rwanda mu ngingo ya 49 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano rya 2018, itegeko riteganya ko umucamanza agena igihano ku cyaha cyakozwe hashingiye ku buremere bwacyo, ingaruka cyateje, icyateye icyaha n'ibindi. Iyo bigeze mu gihe cy'ikatira niho dushobora kubona igihano cyagabanutse cyangwa cyiyongereye cyane bitewe n'izo mpamvu. Kugira ngo habe ikatira kandi umucamanza agendera ku bwiregure bw'uburana n'ibimenyetso bishinja n'ibishinjura ku cyaha cyakozwe. Umucamanza anashingira ku mpamvu nyoroshya cyangwa nkomezacyaha. Biba bishoboka ko abantu bakora icyaha kimwe ariko ugasanga igihano bahawe kiratandukanye bitewe n'uburyo baburanyemo. Urugero, uwaburanye yemera icyaha akanacyicuza ashobora kugabanyirizwa igihano, ariko uwaburanye ahakana icyaha ntagabanyirizwa igihano kubera ko watorohereje ubutabera. Bitewe n'izo mpamvu zose tubonye haruguru, mu gihe cy'ikatira umucamanza ashingiye ku kamaro wahamwe n'icyaha afitiye sosiyete, imyaka y'ubukure, uburyo yaburanyemo, niba yaraburanye atananiza ubutabera, ndetse n'imyitwarire isanzwe muri sosiyete, niba wenda agaragaye imbere y'ubutabera bwa mbere, abashobora kubishingiraho akagukatira igihano cy'igifungo gisubitse ntujye muri gereza. Wahawe igihano cy'igifungo cy'umwaka usubitse bivuze ko asubizwa mu buzima busanzwe, ariko yazakora ikindi cyaha ku bihano yazahabwa akiyongeraho n'uwo mwaka wari warasubitswe, akarangiriza hamwe ibihano byombi. Ingingo ya 64 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko isubika gihano ari icyemezo cy'urukiko gihagarika irangiza rubanza ku gihano itegeko riteganyiriza igifungo kitarenze imyaka 5. Aha ni ukuvuga ko umuntu wakoze icyaha gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 5 we adashobora guhabwa igihano cy'igifungo gisubitse. Isubika gihano ritangwa kandi hashingiye ku buremere bw'icyaha. Icyemezo cy'urukiko gisubika igihano kigomba kuba kigaragaza impamvu zashingiyeho kandi gifatwa mu rubanza rumwe n'urw'icyaha ruburanisha. Gishobora kandi gutegeka isubika ry'igifungo cyose cyangwa igice cyacyo. Ingingo ya 65 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ku guta agaciro kw'igihano gisubitse, ivuga ko igihano gitanzwe kandi kigasubikwa kiba giteye agaciro iyo mu gihe cyemejwe kandi kidashobora kujya hasi y'umwaka umwe ariko ntikirenga imyaka 5, uwakatiwe atongeye guhamwa n'icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye yakoze kuva ku munsi icyemezo gihagarika irangiza rubanza cyabaye ndakuka. Aha ni ukuvuga ko yakatiwe igihano cy'igifungo gisubitse nubwo aba arikuwe, ariko aba agomba kwitwara neza ntazongere kugwa mu cyaha cyatuma akatirwa ikindi gihano. Iyo yongeye gukora icyaha, igihano cyari cyarasubitswe kimwe n'igihano ku cyaha gishya birateranywa kandi bikarangirizwa rimwe. Aha ni ukuvuga ko uwagihawe yakoze icyaha gikomeye cyangwa icyaha cy'ubugome igihe yahawe kitararangira mu bihano bashobora guhabwa, harimo iki gihano cy'umwaka umwe gisubitse baba batararangije cyakongerwaho n'igifungo cy'icyaha gishya. Aha rero uwahawe iki gihano aba asabwa kwitwara neza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 241 mu itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha no mu ngingo ya 66 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Isubika gihano ntirisonera wakatiwe kwishyura amagarama y'urubanza, indishyi z'akababaro no kwamburwa uburenganzira mboneragihugu. Icyakora kwamburwa uburenganzira mboneragihugu bivaho igihano cyateye agaciro, ni ukuvuga iyo wakatiwe iki gihano yitwaye neza ntiyongere guhamwa n'icyaha cy'ubugome cyangwa icyaha gikomeye. Icyaha cy'ubugome amategeko gisobanura nk'icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kirenze imyaka 5 cyangwa igifungo cya burundu. Naho icyaha gikomeye ni icyaha itegeko rihanisha igihano cy'iremezo cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 5. Nkuko mubyumva rero, Muheto Divine arasabwa kwitwararika gukomeye cyane kugira ngo atazongera kugwa mu cyaha, bityo ibihano yasubikiye nabyo akazabiheraho mu bihe bitaha. Mwakoze cyane kudukurikira, tuzabane mu nkuru zindi kuri The Trending 250. Turabakunda.